Eh, ngo ninde wababuriye ngo mwa bana b'incirame, ninde wababuriye ngo muhunge umujinya uzatera. Uko byagenda kose abana b'incira, Satani agereranywa n'ishusho y'inzoka. Ni ukuvuga ngo ubundi abantu batari abana b'Imana baba ari abana ba Satani. Nicyo Bibiliya ivuze hano. Ni ukuvuga ngo iyo utaraba umwana w'Imana uba uri umwana wa Satani. Nta hagati hahari. Ni uko nguko mu buryo bw'umwuka biba bimeze. Ushobora kuba umwana wa Karekezi nande, ariko mu buryo bw'umwuka uba uri umwana w'Imana cyangwa se uri umwana wa Satani. Niyo mpamvu yabise aya mazina, ntagire n'ubwoba bwo kuyabita. Rega nk'uko Yesu nawe yise ba bandi bashaka kumwica, ari bo b'abafarisayo n'abaki b'abanyamadini, hanyuma akababwira ngo muri abaso Satani, kuko uhereye mbere na mbere Satani niwe nyine mwicanyi. Niyo mpamvu niba ugerageza gukora ibyo Satani akunda cyangwa se yoshya abantu, uwo nguwo niwe uba ari so. Ariko uyu munsi wa none ubwiye umuntu, mujye mukunda abantu bababwira ukuri. Kandi nushaka no kureka ikintu cyangwa no kumenya uburemere bw'ikintu wakoze cyangwa se bw'ikintu ukora, kabone naho cyaba utarashobora kukireka, uzajye wibwiza ukuri, ukite izina cyitwa. Nibyo byiza. Kuko hari umuvugabutumwa wigeze atanga ubuhamya ko yakijijwe kubera ijambo rivuga ngo azarobanura intama mu ihene. Noneho ngo yisuzumye ngo asanga si intama pe. Aravuga ati ngewe ndi ihene, niba ari uko bimeze ndi ihene rwose. Akoresha uko ashoboye kugira ngo ave mu ihene ajye mu ntama. Niyo mpamvu igihe cyose utarakizwa ngo ureke ibyaha ukaba ukigendera mu byaha, uracyabeshya, uracyiba, uracyatekinika ibitekiniko byose bitari iby'abana b'Imana. Uri umwana wa Satani, uri umwana w'incira, niko birivuze. Urumva ni ikintu kiremereye. Iki kintu kibwiye umukristo wa none wabatijwe, uri mu rusengero, uririmba, urepeta, udiyakona, ariko wamubonaho imbuto za Satani cyangwa se z'abana ba Satani, wambwira ati uri uwa so Satani. Ntabwo mwakiranuka. Ariko kandi abimenye, umubwije ukuri, akitekereza akavuga ati koko n'imyaka maze ndi umudiyakoni, ndi uwa data Satani. Reka mbabwire ukuri ni kwiza, nubwo kuryana, nubwo kubabaza, nubwo benshi batakikuvuga, baca hirya no hino, n'abandi ntibakigukunda. Uriya muntu ngo atubwira amagambo akomeye. Bibiliya, amagambo Bibiliya ikoresha nta n'umuntu washobora no kuyakoresha ngo abishobore, ariko kandi niyo y'ukuri. Niba Bibiliya ivuze ngo uwanga mwene se n'umwicanyi, ukaba ufite abantu wanga, sinzi icyo ubangira, wenda baranakubabaje cyangwa byagenze gute, wumva ubanga, uri umwicanyi. Niko Bibiliya ivuga, niko kuri kw'ijambo. Uzicara igihe cyose uvuga uti kuva uriya muntu ashobora kugira ibyago nkumva ndabyishimiye kubera ukuntu mwanga, ndi umwicanyi. Uko ubyakira uko kugeza igihe uzavuga ngo se ni gute nareka kuba umwicanyi nkaba umwana w'Imana. Kuko iyo uri umwicanyi, iyo wanga mwene so, uba uri umwana w'incira, uba uri umwana wa Satani. Iyo uri umubeshyi, uba uri umwana wa Satani. Bibiliya iravuga ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abakunda kubeshya bakabikora. By'ukuri birababaje ko wazira kubeshya ukajya kubana n'umurozi wishe abantu, wagize gute. Ni ibintu bikomeye cyane. Tugomba kumenya ukuri kw'ibintu nk'uko Bibiliya bivuga, hanyuma tukagira umwete wo kubireka. Abantu bafashe ibyaha barabyoroshya, barabisigiriza, babyita amazina, barabyoroshya mbese ku buryo nta buremere bigifite, kandi Bibiliya ibyita uko biri. Muri Bibiliya bifite uburemere bwinshi kandi bukomeye. Hanyuma abantu barabyoroheje kugira ngo Satani n'umugambi we wo kubyoroshya kugira ngo abantu barusheho kubikora bibwira ngo nta kibazo, ariko kandi ntabwo ariko bimeze. Niba Bibiliya ivuga ngo ugira gutya ni uwa Satani, niba ubikora uri uwa Satani, nushaka uba uri pasiteri cyangwa se uri bishopu, ijuru ntirikuzi nka pasiteri, ijuru ntirikuzi nk'umushumba ushumbye. Ubundi umushumba, Bibiliya ivuga umwungeri mwiza uwo ari we n'uko aba ameze. Niba utari uko umeze, urimo urafata intama z'Imana, ahubwo urashaka kuziroha muri Gehinomu. Ni ibintu bikomeye cyane, abantu b'ubu ngubu ntabwo babasha kubimenya. Ariko abana b'Imana muhunge ibirura byihita intama.
gute umuntu abantu b'Imana babasha gukanguka, babasha kumenya, nubona umuntu atari kuvuga ukuri nk'uko ijambo rikuvuga, akabasha gusigiriza ibintu, akabasha koroshya ibintu, icyo nzi cyo ukwiye kumuhunga kuko azakurimbura, azakurimbura pe. Niyo mpamvu abantu mukwiye gusoma ijambo ry'Imana mukamenya icyo ijambo rivuga, ukamenya umugore mu rugo ijambo riravuga iki, ukwiye kuba umeze gute, ukwiye kwitwara gute, umugabo mu rugo ese divorce biri bivugaho iki, ese gushaka kundi, gushaka ibintu byose. Ibyo ni ibintu abantu bari gusigiriza muri iyi minsi kugira ngo bakunde barimbure abantu, ariko kandi abantu bakwiye gusoma ijambo ry'Imana bakamenya n'iki birivuga, n'iki Yesu avuga ku bijyanye n'ubuzima bwa buri munsi, uko ubana n'abaturanyi, uko ubana n'abantu bose, uko ubana n'abo musengana, uko ubana, uko witwara ku wakubabaje, uko ukwiye kubigenza byose. Yesu yarabivuze, ijambo rye rirabivuga, amategeko yarabivuga. Niyo mpamvu dukwiye kuyasoma tukareba ni ayahe tumaze kubahiriza, ni ayahe adutsinze, natwe dufata umwanya wo kuyubahiriza. Mbibutse ko uyu munsi nahawe n'ejo wenda, ariko ejo bundi ntabwo ubizi, ushobora kugenda. Tube maso nk'abantu biteguye kujya gusanga umwami wacu, byaba vuba cyangwa kera, ariko dukwiye kuba maso ko tutazi umunsi n'igihe byabera. ngo ninde wababuriye umujinya uzatera? Ni umwuka w'Imana wababuriye. Umwuka w'Imana yaburiye benshi, bamwe barumvira baraza, kuko babandi bashakaga kwica Yesu ni bamwe muri aba ngaba, ariko bano barumviye baraza. Nuko mwere imbuto zikwiriye abihannye, kuko kimwe kigaragaza ko wakijijwe ni imbuto wera. Ntabwo ari uko ujya gusenga buri cyumweru, ukajya kurepeta, ukajya mu materaniro yo kuwa gatatu no kuwa gatanu, ukajya hehe, oya, ahubwo imbuto wera, kabone naho ibyo byose utabijyamo ariko imbuto wera, yaba mu rugo, yaba aho ugenda hose, izo zigaragaza ko wihannye cyangwa se kuri umwana w'Imana. Ntimukibwire muti dufite Aburahamu niwe sogokuruza. Ndababwira yuko Imana ibasha guhindurira Aburahamu abana muri aya mabuye. Babandi bibwira ngo twarakijijwe, ngo Yesu yaradupfiriye, ngo Yesu aradukunda, ngo turi mu rukundo rwe. Reka nkubwire, niba waragize umugisha wo kumwakira, wibifata, wikererwa ngo uracyafite igihe. Ntufite igihe cyo guhinduka, ntufite igihe cyo kwihana ngo were imbuto zikwiriye abihannye cya kera. Ako kanya ugomba gutangira ugahita ukomeza kwera imbuto zikwiriye abihannye. Ibibi wakoraga ukabireka. Ariko abantu barimo barakora ibyaha banari no mu nsengero, ngo nta kibazo, ngo Yesu yarabapfiriye. Ariko muzatangazwa no kubona bihakana rwose. Yaragupfiriye, agukuruza ineza, yaguha agakiza, uranabatizwa, uratangira urugendo. Ariko kubera ko urugendo utarukomeje ukamera nka nyamugirya n'ino na ntuze, uzibwira kuri mu nzira ijya mu ijuru, kandi warasubiye inyuma kera, utari mu nzira. Ariko kandi idini ririmo, usenga, ukora imirimo, mu icaci bakuzi rwose, ibitabo byo mu itorero birimo, ariko igitabo cyo mu ijuru cyangwa se cy'ubugingo utakirimo, bitewe n'uko wibwira ko uri mu nzira kandi utarimo. Ukibwira ngo kubera ko wabatijwe ukakira Yesu, ukabatizwa, ugatangira urugendo, ibyo byonyine ngo birahagije kuba uri mu gitabo cy'ubugingo. Oya, ntabwo ari uko bimeze. Imana nibyo abangaba bibwiraga ngo ubwo ngo ari abuzukuru ba Aburahamu, uko byagenda kose ni abantu b'Imana cyangwa se n'abana b'Imana. Oya, ariko siko bimeze, kubera ko isezerano ry'Imana kuri Aburahamu ryaravugaga ngo abana be bazangana n'umusenyi wo ku nyanja cyangwa iki. Niyo mpamvu uyu nguyu yababwiye ati ntimwibwire ibyo. Imana yasohoza isezerano ryayo kuri Aburahamu, igafata amabuye ikayahindura abana ba Aburahamu n'abuzukuruza, ariko basa na Aburahamu, bakora nk'ibyo Aburahamu yakoraga, batameze nk'amwe. Nibyo rero yarababwiye. Niyo mpamvu twe kwibwira ngo twarabatijwe, ngo turi mu rusengero, ubwo ngo turimo turajya mu ijuru. Oya, uko ugenda nibyo bigaragaza kuri kujya mu ijuru cyangwa utari. Nushaka itorero ribe rikuzi, ryaguhaye n'inshingano, umva rigufitiye icyizere 100%,
ariko niba uzi neza ko utari mu nzira ifunganye, niba uzi ko utari kumvira amategeko y'Imana, iryo juru ntaryo urimo ujyamo, ukomeze uryibeshye ariko ntaryo urimo ujyamo. Ariko icyo nkwifuriza nanjye niyifuriza ni ukwitekerezaho, ngiye nkisuzuma ngendeye ku ijambo ry'Imana nkaryireberamo, nkamenya niba ndimo kujya mu ijuru cyangwa ntajyayo, kuko umutimanama ndetse n'umwuka wera ubasha kutusobanurira, akakubwira ati rwose ntaryo ujyamo, dore abajyamo bitwara gutya, abajyamo amategeko abagenga n'aya kandi barayubahiriza, ariko wowe ntayo ubahiriza, urayadeviya, ejo wabeshyeye runaka, ejo warabeshye, ejo wagize gutya, ejo wabigenje gutya, ejo wabigenje gutya, akakurondora akakubwira ati rero ntiwibeshye kuri mujyamo. Niyo mpamvu ntabwo abavuga mwami mwami bose ariko barimo bajyayo ntaho bihuriye. Yarababwiye ngo yahindurira Aburahamu abana muri aya mabuye, kandi niko Imana imeze. Yigeze ibwira Mose ngo bano bantu ngiye kubica, maze muri wowe nkuremo irindi shyanga. Mose aramwinginga aramubwira ati hoya, ibyo ngibyo bireke. Afite uko yamwinginze, Imana nayo yemera kwingingwa, ariko ubundi Imana yabikora rwose. Ndetse ubu harimo abantu bibwira ngo se ngo Imana yakemera ko abantu bose bajya kurimbuka. Abagezeyo baragwiriye, icyakora umubare, niyo Bibiliya niyo ibigereranya, ni Yesu wabivuze, umubare w'abajya mu ijuru n'abajya kurimbuka ntungana. Ariko abajya mu ijuru barahagije, baranagwiriye. Icyampa nawe ukabamo nanjye nkabamo, ariko ntugirire Imana impuhwe z'uko Imana ishobora kubona abantu, ishaka kujyana abantu 10 mu ijuru 90 bakarimbuka. Ntacyo biyibwiye ibyo. Ipfa kuba twese yaraduhaye amahirwe yo kumenya umwami, hanyuma uhitamo agahitamo, umwizera akamwizera. Kandi kumwizera si ukuvuga ngo narabatijwe ngo ndi umukristo, oya. Kumwizera ni ukumenya n'amategeko ye ukayagenderamo. Ngo ndetse ubu intorezo igezwe ku bishyitsi by'ibiti, nuko igiti cyose kitera imbuto nziza kizacibwa kijugunywe mu muriro. Yaramaze kubabwira mwe kwibeshya, udakizwa naho yaba ari Aburahamu azarimbuka. Isezerano rya Aburahamu ntago rizamufataho, kubera ko atagenze nk'uko Imana yabishatse. Arangije arababwira ati ndetse nta nubwo biri kera, kubera ko yari azi ko ubwami bw'Imana bwamaze kugera ku isi deja. Aravuga ngo ndetse ubu intore zigezwe ku bishyitsi by'ibiti, nuko igiti cyose kitera imbuto nziza kizacibwa kijugunywe mu muriro. Bishatse kuvuga iki? Ndetse Yesu yaje kugira ngo abamwemera bakamwinjiramo nawe akabinjiramo, abo babashe kwera imbuto bakomezanye nawe. Ariko utazamwemera cyangwa se utazamwakira ngo abashe, kuko Yesu yaravuze ngo ntacyo mubasha gukora mutamfite, ni njyewe muzabibu, umwe muri amashami. Ishami ritagumye ku muzabibu ntabwo ryabasha kwera imbuto. Udafite Kristo ntabwo ashobora kwera imbuto, ntabwo ashobora, kuko hano aravuze ngo igiti cyose kitera imbuto nziza. Udafite Kristo muri make azajugunywa, azacibwa ajugunywe mu muriro. Icyo Bibiliya ivuga. Ntabwo byoroshye ibi bintu, nubwo abantu birirwa babikinisha. Mu by'ukuri ni inyungu zawe gukizwa neza, ni inyungu zawe gutunga Kristo, ukumva ko uri kumwe nawe koko, ko akuyoboye, ko ayoboye ubugingo bwawe, ko ari umwami w'ubuzima bwawe ndetse n'ubugingo bwawe. Ni inyungu zawe, cyangwa se ukajya umubitsa ahantu, wahura n'ikibazo ukamuhamagara ukamwinginga, wajya gukora ibyaha ukamuparika ahantu, nabyo ni ubushake bwawe, ariko inyungu zabyo uzazibona nyuma. Niyo mpamvu izi ni impuguro, nta muntu mba ndi gutunga agatoki, mba ndi kubwirwa nanjye cyane, kugira ngo twese turusheho kwisuzuma mu izina rya Yesu. Ngo jyeweho, ngo igiti kizajugunywa mu muriro, ngo jyeweho ndababatirisha amazi. Noneho yari agiye kwerura ibyo yari avuze hejuru. Ni nkaho yavuze ati ahubwo birasohoye, umuntu wese wibwira ko ameze gutya na gutya bigiye gusobanuka. Noneho ab'Imana bagiye kujya ku ruhande rumwe, n'abasatani bajya ku ruhande rumwe. None arangije aravuga ati jyeweho ndababatirisha amazi
ngo mwihane, ariko uzaza hanyuma yanjye andusha ubushobozi, ntibinkwiriye no kumutwaza inkweto. Niwe uzababatirisha umwuka wera n'umuriro. Mu by'ukuri umuntu wabatijwe mu mazi ashobora kuzaharimbuka, mu mazi gusa ashobora kuzaharimbuka pe, kandi benshi nuko babatijwe noneho bakanibeshya ko barimo bajya mu ijuru. Utarabatizwa, kubatizwa mu mwuka wera ni iki? Ni ugutunga amagambo y'Imana akagenda mu mutima wawe no mu buzima bwawe. Kuko iyo tuvuze kubatizwa mu mwuka wera, hari uvuga ati ngewe sindavuga mu ndimi, bya bintu byaje ku ntumwa bikatuma bavuga mu ndimi bagahanura bakagira gute, ntibirambaho. Ubu mfite umwuka wera niba ufite amagambo y'Imana mu mutima wawe, wirinda icyaha n'igisa nacyo, cyangwa se niyo wagikora ukumva ubuze amahoro, ukaruhuka ari uko wihariye, uri umugenzi ujya mu ijuru, ufite umwuka wera. Yesu yakubatije mu mwuka wera, ahubwo ntuwutakaze, ntumuninire, ukomeze umwumvire, ukomeze iyo nzira. Niba warabatijwe mu mwuka wera, urimo urajya mu ijuru. Ko niba warabatijwe mu mazi gusa ni ikibazo. Wabatijwe umubatizo wa Yohana gusa, ukeneye umubatizo w'umwami wacu. Ngo intara ye iri mu kuboko kwe, kandi azeza imbuga ye cyane. Amasaka ye azayahunika mu kigega, ariko umurama wo azawucanisha umuriro utazima. Bishatse kuvuga iki? Amasaka ye azayahunika mu kigega, azeza ngo intara ye iri mu kuboko kwe, kandi azeza imbuga ye cyane. Mu by'ukuri gukiza kwe, gukiza abantu kuri mu kuboko kwe. Ngo imbuga ye, ngo azeza imbuga ye cyane. Uko byagenda kose Yesu ntago yarayejeje, umva, yarabikiriyarinze ibintu byose, cyangwa se yabisobanuye uko abishaka n'uko abyumva, adatinye uburemere bifite ku bantu. Mu by'ukuri iyo akubwiye ngo, yabivuze neza uko abishaka n'uko abyumva n'uko ashaka ko bigenda, atitaye uburyo tuzabyakira. Rwose arisanzura, arabivuga, arabisobanura byose. Amategeko ya kera noneho ayasubiramo, cyangwa se ayaha umurongo noneho usobanutse. Aravuga ngo, mwumvishe ko abakera bavuze ngo ntugasambane, ariko ngenda kubwiza ukuri, nureba umugabo wundi cyangwa umugore wundi ukamwifuza, uzaba umaze gusambana nawe. Imbuga ye yarayejeje cyane, ntacyo yasize inyuma, nta bintu by'ibihu biriho, yarabisobanuye birasobanuka. Abantu bakibivanga mu bivange, ariko w'imbuga yarayejeje cyane. Amasaka ye azayahunika mu kigega, abazabasha gukurikira ibyo yasobanuye bakabikurikira nk'uko yabisobanuye, abo ngabo bazahunikwa mu bigega, bagereranywa n'amasaka. Ngo ariko umurama wo uzacanishwa umuriro utazima. Abatazumva ibyo yababwiye bakigendera uko bashaka, abo ngabo bazacanishwa umuriro utazima. Nuko bisobanuye, umwuka arushaho kubasobanurira byinshi, nk'uko muciye bugufi mu mitima. Umuntu wese iyo aciye bugufi mu mutima, Imana ibasha kuvugana nawe cyane. Kubatizwa kwa Yesu. Icyo gihe Yesu ava i Galilaya ajya kuri Yorodani, asanga Yohana ngo amubatize. Nawe ashaka kumuhakanira ati, ko ari jye wari ukwiriye kubatizwa nawe, none ni wowe unsanze? Yesu aramusubiza ati, emera ubikore, kuko ari byo bidukwiriye ngo dusohoze gukiranuka kose. Aherako aremera. Yesu, nkiri ahangaha icyo navuga, Yesu amaze kubatizwa uwo mwanya ava mu mazi, ijuru riramumanukira, abona umwuka w'Imana amanuka asa n'inuma amujyaho, maze ijwi rivugira mu ijuru riti, nguyu umwana wanjye nkunda, amwishimira. Ni ukuvuga ngo Yohana, hari ikindi gitabo kivuga uburyo Yohana yari yarahawe ikimenyetso n'Imana ko uwo azabatiza akabona umwuka w'Imana mujeho, azamenye ko ari uwo nguwo. Ahangaha rero biragaragara ko yamumenye mbere,
noneho icyo gihe Yesu ava i Galilaya ajya kuri Yorodani asanga Yohana ngo amubatize, nawe ashaka kumuhakanira, ni ukuvuga ngo yari amaze ahangaha yari yamumenye, ati ko ari njye wari ukwiriye ko kubatizwa nawe, none ni wowe unsanze. Mana nishimwe guca bugufi kwa Yohana, kuko yari yabashe guhishurirwa uyu ni muntu ki, ariko none aha twebwe Yesu tumufata nk'umuntu usanzwe, nka mugenzi wacu, nka mwene data, tuba twabyoroheje. Niyo mpamvu twitwa n'abakristo, ariko tugakomeza inzira z'ibyaha, nta guhinduka, nta kwisubiraho, nta mutima uducira urubanza. Mu by'ukuri ubaye ari uko nguko umeze, birakwiriye ko uhinduka ukasuzuma niba Yesu wa nyawe umufite, cyangwa se ufite undi Yesu utari uyu nguyu twebwe twizeye, umwami w'abami. Ngo Yesu aramusubiza ati emera ubikore, kuko ari byo bidukwiriye ngo dusohoze gukiranuka kose. Ahera ko aremera. Mu by'ukuri sinzi impamvu umwami wacu yabatijwe, kandi ntago yari afite icyo agomba kubatizwa, ariko yaremeye ngo arabikora kugira ngo asohoze gukiranuka kose. Mu by'ukuri niba utarabatizwa mu mazi menshi, ukwiye kwigana umwami wacu kugira ngo usohoze gukiranuka kose. Ntabwo nje kwigisha iby'umubatizo ukanivugira ibyo Bibiliya ivuga, kuko hari ababatijwe no ku gahanga, ibyo wumva ukumva uremezanya nabyo, ukumva nta kibazo bifiteho bitewe na Bibiliya wasomye, nta kibazo pe. Ariko njyewe usomye iyi Bibiliya nakubwira ngo genda ubatizwe umubatizo Yesu yabatije. Ushobora no kudahindura idini urimo rwose, ugashaka umupasiteri wemera akakubatiza mu mazi menshi, ugasohoza gukiranuka kose nk'uko umubatizo Yesu yabatijwe ari wo, nawe ukaba ari wo ubatizwa. Atari za mpaka zateye ngo se ngo abawubatijwe ngo ko nabo ngo bagize gutya, ngo ububatizo ngo wa nyawo ngo ni ibiki n'ibiki, byihorera ibyo. Na Yesu yabwiye Yohana, aramubwira ati no, emera ubikore, wibihakana. Yego wenda ninjye wari ukwiye kukubatiza cyangwa se kumbatiza, ubundi nta n'icyo byari bimaze. Ubundi se Yesu yabatizwa iki? Kubundi ikimenyetso cyo kubatizwa ni ikimenyetso cyo guca bugufi ko upfanye na Kristo kandi uzukanye nawe. We yari arimo abatizwa ibiki? Ariko dukwiye gukora nk'uko nawe yakoze, tukagera ikirenge mu cye. Ntabwo nabitindaho, ibi ni ibintu umuntu yemezwa n'umwuka wera, akabitekerezaho akavuga ati birankwiriye ko mbigenza gutya, cyangwa se akavuga ati ibyo bijyanye n'umutima we, bijyanye n'icyo umwuka yamubwiye. Ariko njyewe usoma iyi Bibiliya, sinzi iyo usoma ibyanditsemo, ariko nanjye nakora nk'uko Yesu yakoze. Ni ikimenyetso cyo gusohoza gukiranuka kose. Ariko nk'uko twe tumaze kubivuga, ntabwo umubatizo wo mu mazi uhagije, hakwiriye no kwiyongeraho undi, ariko ukwiye kubanza nawo nk'uko Yesu nawe yabikoze, bitari binamukwiriye, ariko no kugira ngo bitubere urugero, anarebe ni bande bazamwigana, ni bande bazumvira. Kubatizwa amazi menshi wamaze gukizwa cyangwa kwakira Yesu, nabyo ni ukumvira, ni n'ikimenyetso cyo guca bugufi no kugira ikirenge mu cy'umwami. Ariko hariho n'abatabatizwa, hariho n'ababatizwa inshuro nyinshi, hariho n'abagira gute. Byose bigendane n'icyo wasomye muri Bibiliya yawe wizera, hanyuma wumvira icyo Bibiliya ikubwira. Ujye wumvira icyo Bibiliya ikubwira, ntukumvire icyo idini rikubwira, ntukumvire icyo inshuti zikubwira musengana, ntukumvire icyo kominote runaka ikubwira, keretse n'ikiba gihuye n'ijambo ry'Imana. Ariko ujye usoma Bibiliya wumva icyo Bibiliya ikubwira. Uzi ko ushobora gusoma ijambo ry'Imana, wajya kurisobanuza no ku mushumba wawe akagusobanurira ibindi. Ita ku cyo ijambo ry'Imana rikubwiye. Nubona uzi ko ujye usoma mbere yo gusobanuza umuntu, ujye ubanza usenga ubwira Imana ngo data, ririya jambo rishatse kumbwira iki? Rishatse kuvuga iki ku buzima bwanjye? Rishatse gusobanura iki? Ese wari ushatse kuvuga iki? Uzi ko Imana igusobanurira ijambo, cyangwa se ikanarinyuza no mu wo utatekerezaga, akarisobanura neza, ukumva uhawe ubusobanuro utiriwe ujya kubibaza, kuko ushobora kujya kubaza ugasanga ubajije utakagombye kuba ubaza.
nuko Yohana ntirirwa aburana, aremera aramubatiza. Nakunze rino jambo cyane, iri jambo ndarikunda ku rwego utabona uko ubivuga, ngo emera ubikore kuko ari byo bidukwiriye. Biradukwiriye guca bugufi tukumvira, tukagenda uko ibintu byategetswe cyangwa byapanzwe. Bino bintu byose byari byarapanzwe biri ku murongo uko bigomba kugenda, ijuru rifite ukuntu ryari bidizayininze, noneho wowe nugera aho ngaho ubideviye ngo ngenda byumva oya, emera ubikore kuko ari byo bidukwiriye ngo dusohoze gukiranuka kose, dukore uko ibintu byanditswe cyangwa byategetswe. Niyo mpamvu nawe ukwiye gukora ibyanditswe cyangwa ibyategetswe kugira ngo usohoze gukiranuka kose. Yesu amaze kubatizwa, uwo mwanya ava mu mazi, ijuru riramukingukira, abona umwuka w'Imana amanuka asa n'inuma amujyaho, maze ijwi rivugira mu ijuru riti, nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira. Igice cya gatatu turakirangije. Hari indi Bibiliya ivuga ngo hari undi murongo uvuga ngo nkamwishimira mu mwumvire. Mu mwumvire, iyo mu mwumvire rero ni nko kuvuga ngo ntimuzamushidikanyeho, ibyo azababwira n'ibyo uzaba ubivuze. Ariko abari bari aho ngaho bateraniye aho ngaho, ntabwo nzi niba bose barabashije kumwumvira kandi bariyumviye iryo jwi. Hariho abantu bumva vuba, hariho n'abatinda kumva, hariho n'abatumva. Icyampa tukaba mu bumva vuba, tutagoye umwuka wera. Ni ukuri ni byiza iyo utagora umwuka wera, cyane cyane ibintu byanditse mu ijambo ukabyumva, ntugore umwuka wera, biba byiza. Imana yishimira gutura muri wowe, yishimira kukuyobora, yishimira kukugira inama, kuko iba izi ko utajya uyigora. Urumva kandi ukumvira. Ntabwo ujya ugorana, ntufunga umutwe, ntubanza guca hirya no hino, ntushyiramo za logike n'ubwenge bwawe n'ibindi bintu, ahubwo cyangwa ngo ubanze utambikamo amafaranga, utambikemo famiye, utambikemo ibindi bintu, utambikemo amashuri wize. Iyo wumva vuba uba uri umunyamahirwe, kuko Imana yishimira gutura muri wowe, ikagendana nawe, ikakuyobora ku gato n'akanini, ikatugira imitima yorohera umwuka wera, kugira ngo umwuka wera atuyobore, kuko abayoborwa nawe nibo bana b'Imana. Rero ndabashimiye, igice cya gatatu turakirangije, tuzakomeza n'igice cya kane. Imana ibahe umugisha. Shalom.